Muri iki cyegeranyo tugiye kubagezaho inkuru y'ubujura bw'amafaranga burenze ubundi bwose bwabayeho mu mateka y'isi. Nizere ko iza kubashimisha. Byari mu ijoro ryo ku itariki 13 Nzeri 1997 mu mujyi wa Los Angeles, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo hari hatuje nta n'inyoni itamba, nibwo hanyuzeho ikamyo yikoreye amamiliyoni y'inoti z'amadolari. Mwene izo kamyo zikorera amafaranga menshi zigenda zikura mu mabanki atandukanye no mu bucuruzi bukomeye butandukanye, maze zikayajyana ku cyicaro gikuru, ubundi bakayabika mu gisanduku kinini cyabugenewe gifite umutekano w'akataraboneka. Muri iki kigo gikuru kibika amafaranga hakoragamo umugabo witwa Allen Pace, akaba yarakuriye ikoranabuhanga ryarindaga ububiko bw'ayo mafaranga yose. Uwo Allen Pace yari umukozi usanzwe muri icyo kigo kandi agakora akazi ke neza, kandi akabana neza n'abandi bakozi bakoranaga. Ariko abo bakoranaga bose ntibari bazi ko bakorana n'umujuro kabuhariwe mu kwiba. Mu gihe ubwo yahabwaga akazi muri icyo kigo, intego ye nyamukuru yari ukwiba amafaranga muri icyo kigo. Maze umugambi we, kuko wari ukomeye cyane kuwugeraho, yawukomezanyije ubwitonzi no kwihangana. Uko akora akazi ke ari nako agenda yegeranya amakuru yose y'ibanga yo muri icyo kigo yakoragamo. Nyuma y'igihe kitari gito, uwo Allen Pace aza kubona ko akeneye ubufasha bw'abandi bantu, adashobora kwikorana ako kazi wenyine. Maze ajya kwitabaza abagabo 5 bo mu gace yaratuyemo, bakaba baranakuranye nawe. Maze ababwira umugambi afite wose, ubundi abasaba ko bamufasha kuwugeraho. Allen Pace amakuru yose yo muri icyo kigo yari yamaze kuyatohoza, azi buri mukozi wese, igihe azira ku kazi, icyo ashinzwe, igihe atahira n'ibindi n'ibindi. Icyafashije Allen Pace mu gutohoza ayo makuru yose ni ukubera yari umukozi ushinzwe ikoranabuhanga ry'umutekano, bityo akaba yarashoboraga kuba yafata amafoto yaho ashatse hose ntihagire umubaza impamvu. Bitewe n'amafoto yafashe, yumvishije inshuti ze ko umugambi wabo wo kwibaka yabo k'amadolari nta kabuza bazawugeraho. Allen Pace, bitewe n'uburyo yari yakoranye ubwitonzi igikorwa cyo kwegeranya amakuru, yari azi amakuru yose ya kamera zose zo muri icyo kigo. Azi ngo ni kamera zingahe, ni hehe zibasha kureba no kugenzura, azi naho zitabasha kureba. Mu gihe kamera zakoreshwagaho zari muri kamera zari zigezweho muri icyo gihe cya 97. Kamera zifite ubushobozi bwo kwizenguruka zikareba hose mu kigero cya degere 360. Uwo mugabo Allen Pace amakuru ajyanye n'izo kamera yose nayo yarayafite. Allen buri joro yakoranaga inama na za nshuti ze zishaka kumufasha kwiba. Izo nama bazikoze mu gihe cy'amezi 6 buri munsi, maze asobanurira inshuti ze ndetse anaziha amakuru yose ajyanye na cya kigo yakoragamo bashaka kwibamo. Anabasobanurira igishushanyo mbonera cy'inyubako y'icyo kigo, aho umuntu yinjirira, aho amadirishya ari, abarinzi aho baba bari, n'ibindi byose arabibasobanurira neza. Yari umuntu wihangana cyane, yakundaga kubwira izo nshuti ze ko nibashaka kwihuta cyane bazafatwa. Umugambi warakomeje, buri kimwe kigenda neza, ariko haje kubamo imbogamizi ku itariki 19 Nzeri 1997. Allen Pace aza gutungurwa cyane ubwo yabwirwaga ko yirukanywe ku kazi. Impamvu yo kwirukanwa kwe nuko yari yafunguye itara ry'imbere ry'imodoka y'inshuti ye, akarikuramo ubundi akarijyana ashaka kuyikinisha. Ariko iyo nshuti ye bakoranaga ntiyakundaga imikino nk'iyo ngiyo, ubundi irega Allen Pace ko yamwibiye itara ry'imodoka ye, ubundi bituma Allen yirukanwa burundu. Ibyo byatumye Allen Pace arakara cyane ubwo yabonaga ko imipango yose yari yapanze iri kugenda imupfira ubusa. Ubundi niko kwegeranya inshuti ze, maze arazibwira ati, dore banyirukanye, bityo nimba dushaka gukora igikorwa twiyemeje tugomba kubikora ejo, kuko nta yandi mahitamo dufite, kuko amakuru yose dufite kuri kiriya kigo ashobora guta agaciro uko iminsi igenda iba myinshi ntihagire icyo tumarira. Allen Pace yari abizi ko uwo munsi yapangiyeho kwiba wari umunsi mwiza, kuko bamwirukanye ari ku wa 4, kandi ejo hawo byari kuba ku wa 5, akaba aribwo haza amafaranga menshi cyane yo kubikwa muri cya gisanduku kinini, kuko ari ku mpera z'icyumweru. Nuko muri iryo joro Allen na bagenzi be bajya mu kabyiniro kugira ngo bishimishe. Maze bigeze saa 5 z'ijoro
basohoka mu kabyiniro maze bajya mu modoka bari bateguye, bambara imyenda myiza bari bateguye maze bambara udupfukamunwa mu maso, ubundi berekeza kuri cya kigo bashaka kwibamo. Bari bakodesheje ikamyonete nini, akaba ariyo bashakaga kwifashisha mu kwiba. Mu gihe bari bagiye kwegera cya kigo, inshuti ze ziramubwira ziti Allen, aho hari kamera. Allen Pace arababwira ati ntimugire ubwoba, umuntu ushinzwe kugenzura zino kamera akunda kujya hanze cyane gufata akayaga. Buri kintu cyose Allen yari yagiteguye kugeza nubwo urufunguzo rw'umuryango w'inyuma yari arufite, maze bafungurira inyuma binjira mu nzu biboroheye. Allen nubwo ntabwo yari afite, ariko yagendaga anyura ahantu hatari kamera, kandi buri nzira yanyuragamo inshuti ze zagendaga zimukurikira zimuri inyuma. Amasaha aba saa 6:30 z'ijoro, kandi Allen Pace yari abizi ko muri aya masaha abacunga umutekano bajya mu kiruhuko bakajya gufata ikawa mu gikoni cyaho ngaho. Nuko Allen Pace na bagenzi be bajya kwihisha muri icyo gikoni gutegererezamo abacunga umutekano. Maze abacunga umutekano bahageze niko kubatungura, maze babaka intwaro zose, ubundi babazirika amaguru n'amaboko ndetse banabafunga iminwa. Kandi Allen Pace yari abizi ko urufunguzo rufungura cya gisanduku kibikwamo amafaranga ruba ruri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Niko kurubaka maze baragenda barafungura barinjira. Umuryango w'iki gisanduku cy'amafaranga wari ufite umubyimba wa santimetero hafi 46, kandi n'ibyuma wari ukozemo byari bikomeye cyane ku buryo nta kintu cyabashaga kubisatura. Bivuze ngo nta muntu washoboraga kuba yakwinjiramo uretse akoresheje urufunguzo gusa. Ariko Allen yari umunyabwenge cyane, kuko yarabizi ko ku munsi wo kuwa gatanu, kubera amafaranga bari menshi cyane kandi bayazana buri mwanya, umuryango w'icyo gisanduku wahoraga ufunguye muri ayo masaha. Maze Allen na bagenzi be binjira nta nkomyi biboroheye cyane, ntibigeze bakenera inyundo, urukezo, ferabeto, imbunda n'ibindi kugira ngo bice uwo muryango, kuko basanze ufunguye. Muri icyo gisanduku cy'amafaranga hari harimo utubati dutoya dufungishijwe ingufuri zisanzwe ku buryo kuzica byari biboroheye. Ariko akazi ka Allen na bagenzi be kari koroshye, kuko Allen yarazi ahari amafaranga menshi kandi afite agaciro. Bityo niko guhitamo utubati turimo inote z'amadolari 20 kuzamura. Bivuze ngo inote z'idolari rimwe, inote z'amadolari 5 n'inote z'amadolari 10 ntibazishakaga. Inoti nyinshi zari mu bubiko zari inote z'amadolari 20, ariko n'inote z'amadolari 50 n'iz'amadolari 100 zari zihari, kandi nazo barazifashe. Ikamyoneti bari bakodesheje yaje kuzura amadolari kugeza hejuru. Amafaranga yose bibye angana n'amadolari 1,18,900. Bivuze ngo agaciro kayo muri iki gihe turimo akaba angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 38 na miliyoni 825 n'ibihumbi 10. Ariko Allen ntiyashakaga amafaranga gusa, ahubwo yashakaga no kwiba amakuru y'ingenzi yo muri icyo kigo. Maze ajya mu cyumba kigenzura amakamera yose, ubundi asiba amavideo yose kamera zafashe, ubundi na memory card zose arazitwara, ubundi arasohoka. Ariko igitangaje nuko yari abizi ko iyo amakuru asibamye hari ukuntu bayagarura, ari byo bita backup. Bityo yarazi icyumba bikorerwamo nacyo akijyamo, izo backup nazo arazisiba zose, ubundi arasohoka. Maze Allen n'inshuti ze babasha kwesa agahigo ko kwiba amafaranga menshi ku isi. Kugeza icyo gihe nta mafaranga yari yarigeze yibwa ku kigero kingana gutyo. Allen gahunda zose yari yazipanze, niko kugenda bajya mu nzu y'imwe mu nshuti ze, maze amadolari yose bayabika muri iyo nzu. Maze bambara imyenda isanzwe, nanone basubira muri ka kabyiniro bari bahozemo, kugira ngo nihakorwa iperereza bakabaza ngo iki gihe mwari hehe, bazavuga ngo twari mu kabyiniro, maze bataha mu gicuku mu gitondo. Ubwo bageze mu rugo, ibaze nawe ayo mafaranga yose ni iki bashaka kuyakoresha. Bumvaga ko bagiye gutangira kugura imodoka zihenze, amasaha ahenze, inzu zihenze n'ibindi bihenze. Ariko Allen Pace kubera yari umunyabwenge cyane, yarababwiye ati mugende gahoro, kuko nidushaka kuyakoresha mu gihe gito kandi ari menshi turafatwa. Maze buri wese amuha amadolari 100,000,
ubundi arababwira ati mutuze kandi mujye muyakoresha gahoro gahoro. Ubundi ikindi gikorwa bakoze, bakodesheje stock cyangwa se ububiko, ubundi ayandi yose yasigaye bayajyana kuyahishamo. Ubwo bujura bwahise bukwirakwira ahantu hose kubera amafaranga yibwa ari menshi cyane. FBI niyo yahise ifata inshingano zo gukora iperereza. FBI igikorwa batangiriyeho ni ugushaka imitwe y'intoki z'abajura, ariko isanga nta hantu na hamwe iri. Kandi na babandi bacungaga umutekano bari baziritswe, nta makuru namwe bari bafite, kuko Allen Pace yarazi icyo gukora, kuko mu gihe cyo kwiba bari bambaye mask zibapfuka amasura yabo, kandi no kuvuga amajwi bari bayahinduye. Ikindi nuko batigeze bahamagarana mu mazina yabo, kandi na memory card za kamera zose yari yazijyanye. Bityo FBI nta makuru y'ingirakamaro yigeze ibona, ariko bakibaza bati ni gute abajura bamenye icyumba kigarura amakuru yabuze ariyo backup kugira ngo basibe amakuru yose. Bityo FBI ivuga ko umujura byanze bikunze ari umwe mu bakozi bakoraga muri icyo kigo. Maze FBI itangira gukora ubushakashatsi ku bakozi bose bakora muri icyo kigo, kugeza n'ubwo buri wese barangizaga kubaza bamubazaga bati ese uratekereza ko ari nde waba wakoze iki gikorwa cy'ubujura? Bose bakize mu majwi Allen Pace. Ahantu hose bakomeje kuhashakisha ntihagira icyo babona uretse itara ry'imodoka ry'inyuma basanze mu gikari. Rikaba ryari itara rya ya kamyoneti Allen na bagenzi be bari bakodesheje. Ariko FBI nta kintu iryo tara ryayifashije, kuko mu mujyi wa Los Angeles wari wuzuyemo amajana n'amajana y'amakamyoneti asa nk'imwe Allen na bagenzi be bakoresheje biba. FBI ikomeza kugenzura Allen umunota ku wundi ngo bamenye gahunda ze zose n'ibyo akora byose. Nuko FBI imaze kumugenzura isanga Allen nta konti ya banki agira, kandi akaba abana na nyina mu nzu imwe. Maze hashira amezi 6 FBI nta kirabona cy'ingenzi, ariko kubera Allen yari umunyabwenge cyane atangira kugenda amafaranga bagenzi be gahoro gahoro. Ariko kubera ukuntu agafaranga karyoha, inshuti za Allen Pace ntizabasha kwihangana, zitangira kugenda zigura amazu, amamodoka atandukanye ahenze n'ibindi. Allen Pace we yashinze kampani ashoramo amafaranga menshi kugira ngo atangire yabyaza umusaruro. Ubuzima bwarakomeje, gahunda zose zimeze neza. Ubundi kubw'amahirwe make, umwe mu nshuti za Allen Pace ajya kugura ikibanza, maze uwo wagurishaga ikibanza yitegereje amafaranga ari guhabwa, abona akiri mashyashya ndetse n'udupapuro tuyafunga twerekana ko akiri mu bubiko bwayo bwo ku cyicaro gikuru kibika amafaranga tukiriho. Maze uwo mucuruzi atangira kwibaza ibintu byinshi, ati se kuki uyu mugabo yazanye amafaranga nk'anatya mu ntoki, ni ukubera iki? Maze ahamagara kuri banki arababaza ati ndi kugurisha ikibanza cyanjye, ariko uri kukigura yazanye amafaranga menshi, ese mbigenze nte? Araba atari amakorano. Banki iramubwira ngo nayazane barebe. Baramubwira. Banki imaze gukora ubushakashatsi isanga ayo mafaranga uburyo yari ameze arayo mu bubiko bukuru bw'amafaranga, bityo ko atakagombye kuba mu ntoki z'umuturage usanzwe. Maze bahita baha polisi amakuru. Polisi nayo imaze kumenya ayo makuru ihita ibibwira FBI. FBI nayo ikoze ubushakashatsi ihita imenya ko ayo mafaranga yaturutse muri cya gisanduku kibika amafaranga ku cyicaro gikuru cyaherukaga kwiba mu myaka yashize. Maze iyo nshuti ya Allen bafatanya amafaranga yitwaga Eugene irafatwa, maze bakora iperereza ngo barebe wa munsi hibwa amafaranga icyo yarari gukora. Maze basanga uwo munsi yari yakodesheje kamyoneti, akaba ari ya kamyoneti yari yataye itara muri rya joro. Mu gukomeza gukora ubushakashatsi basanga uwo Eugene afitanye ubushuti bwa hafi na Allen Pace. Maze Allen batangira kumugiraho ugushidikanya gukomeye cyane, niko kujya iwabo kumufata. Bageze iwabo mu nzu basanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Polisi ntabwo yari izi ko Eugene yari ari kumwe n'abandi bane, kuko nta bimenyetso byabahamaga. Ariko we yabwiye polisi buri kintu cyose nabo bafatanyije igikorwa cy'ubujura bose. Polisi iragenda na babandi bane bose irabafata. Ubundi Allen kubera ko ari we wari uyoboye icyo gikorwa cy'ubujura yahise akatirwa igifungo cy'imyaka 25 yihuse, ariko bagenzi be bo buri umwe akatirwa igifungo cy'imyaka 10. Ariko nyuma y'ibyo byose habayeho amayobera, kuko FBI yabashije kubona amadolari miliyoni 7 gusa. Andi mamiliyoni y'amadolari asigaye
ntago bamenya aho ari, kuko bo bavugaga ko ngo bayakoresheje cyane, ayandi ntago bazi aho yagiye. Kugeza na n'ubu tuvugana, Allen aracyari muri gereza, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2001 yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Iyo ubaza rero usanga igifungo yahawe kigiye kurangira, ariko inshuti ze zose zararekuwe, zose ubu ziri hanze. Ariko nubwo zarekuwe, FBI ibahozaho ijisho kugira ngo imenye aho ya mafaranga miliyoni 10 zindi z'amadolari bazishyize. Ngayo nguko.